Anuzi Samweli namukunze. Samweli araho ndetse aravuga ngo mubizi neza guhera mu buto bwanjye, mu myaka yanjye y'ubuto muzi ko nagendanye n'Imana ngo ndinze nkura. Arangije amajije gukura yandika urwandiko asubira iwabo ku musozi. Arangije aravuga ngo muzi ko nagendanye n'Imana, ngo mpagaze hagati yanyu nimundega ikibi, hari inka natwaye yanyu, hari icyo munshinja. Abantu bamurebye bamuburaho icyaha, bamuburaho ikintu kibi. Samweli bamubona mu mutima witangira ubuhamya. Icya uyu mutima Imana ikawuduha, icya uyu mutima Imana ikawuduha. Umutima utaturega ikibi, umutima utaturega ikibi, umutima icya uyu mutima Imana ikawuduha. Umutima ni nako Pawulo yasoje urugendo nawe. Munza abakozi b'Imana ukuntu basoza urugendo, basoza bitangira ubuhamya. Pawulo nawe yaranditse abwira umwana we Timoteyo, arangije aramubwira ngo nagendanye Imana ishimwe cyane. Arangije Timoteyo aramubwira ngo mu minsi yanjye ubundi nagendanye n'Imana, narinzi ibyo kwizera. Arangije arivuga we kuko ari muri Kristo Yesu. Niko Pawulo yanditse, aravuga ngo umuntu uri muri Kristo Yesu ngo ibya kera biba bishize. Haleluya, ngo ibisekuruza biba birangiye. Arangije aravuga ngo umuntu abona ikindi gisekuru muri Kristo Yesu, niyo amateka yaba mabi y'umuryango. Hanyuma bakajya bakubwira, hari nabo bantu baba batifuza kumva amateka y'imiryango yabo kubera ko history nimbi, amateka yabo ni mabi. Ariko umva ukuntu ijambo ry'Imana ritubwira. Turabasuhuje inshuti mwese mudukurikiye impande zitandukanye. Nyuma iminsi biciyeho twongeye kubasuhuza mwese aho muri. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Yewe amazina ni Muza Patrick, twahaye ikaze kuri Agape Rwanda. Ni channel icishaho ubutumwa bwiza, tugasangira icyo Umwami Imana ashyize ku mitima yacu, icyo Imana idufashije, hanyuma tukagisangira. Umwami Imana nahimbazwe. Uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana kandi turi buze nanone kongera kunguka. Nizere ko umwuka w'Imana ari kumwe natwe, kandi namwe mugiriwe umugisha wo kuza kubana natwe muri uyu mwanya. Wowe ugeze kuri iyi channel, Imana igumugisha kandi urarike uhe n'abandi iby'Imana dushyize hamwe kugira ngo dusangire. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana kugira ngo Imana ize kubana natwe, kandi ndabizi isanzwe ibana natwe n'ubundi abana natwe kugira ngo turusheho gusangira icyo Imana ishyize ku mitima yacu. Mwami wacu Yesu, ndagushimiye ko uduhaye uyu mwanya. Ndagushimiye Imana kuko turemeye umwanya mwiza kugira ngo tuganire n'abera. Mwami Imana bakwizere, abandi basubizwemo imbaraga, abandi Mwami Imana ibyiringiro byabo bikomere. Izina ryawe nirihimbazwe. Ndakwinginze Imana, iri ni ijambo ryawe, ntaba ari njye Mwami Imana, ntaba ari njye ahubwo icyo ushaka aba ari cyo mu izina rya Yesu. Uwiteka nkwaye karibu Mana, ukomeze ukora icyo ushaka. Iri jambo ntaba ari njye usobanura, ahubwo nsabye umwuka wawe wera ubasha kumenya iby'iyi mitima igiye kuryumva kugira ngo arusheho kubafasha icyabagirira umumaro. Icyubahiro n'ikibi cyawe Mana. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Imana yongeye kudushyira ku mutima, kandi tubahaye ikaze abari impande zitandukanye z'isi, abari mu Rwanda, abadukurikira hatandukanye. Imana nibaha umugisha, abakuru abatoya, n'ikaze kandi Mwami Imana akomeza dushyigikire. Aho muri mbifurije amahoro y'Imana, ubuntu bw'Imana ni mu bandi, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganiraho, mu nyemerere turaje dusome ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa, Act. Turaje dusome mu byakozwe n'intumwa, dusome ibice byaho 24, umurongo waho 20, ibice byaho 24, umurongo waho wa 16 wonyine, n'indi mirongo turi bugende twifashisha kugira ngo tugere ku cyo Imana ishyize ku mitima yacu. Turasomye ngo nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, girira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Bibiliya iravuze ngo nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, girira Imana cyangwa abantu iminsi, ntabwo ari umunsi umwe, iminsi yose. Haleluya.
Imana ishimwe. Reka dusome irindi jambo dusanga mu gitabo cya mbere mu butumwa bwiza mu nzandiko za Yohana, urwandiko rwa mbere igice cyaho cya 3, dusome duhereye ku murongo waho ku gice cya 3, turasoma duhereye mu bice cyaho cya 16. Gutyo turaje dusome twumve icyo Imana itubwira. Haranditswe ngo, dusome duhereye ku gice cyaho cya 3 umurongo wa 20, haranditswe ngo nubwo imitima yacu iducira imanza, kuko Imana iruta imitima yacu, kuko Imana iruta imitima yacu kandi izi byose. Kuri 21 haranditse ngo bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza, kimwe ngo nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana, yumva kimwe ngo kandi icyo dusabye cyose icyo dusaba cyose tugisabayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Amen. Ngo kuko, reka dusubiremo iki gice cya 22, ngo kandi icyo dusaba cyose umurongo wa 22, ngo cyose tugihabwa nayo, kuko twitondeye amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Amen. Ngiri jambo ry'Imana nawe Yohana yabyanditseho kugira ngo dusome icyarimwe. Reka dusome na Samweli wa mbere, igitabo cya Samweli wa mbere ibice byaho 12, duhere ku murongo kuri B yaho y'umurongo wa 2 tugeze ku wa 3. Haranditswe ngo muzi yuko nagenderaga imbere yanyu uhereye mu buto bwanjye, igice cya mbere, uhereye mu buto bwanjye kugeza ubu, ngo ndi hano. Ku gice cya 3 ngo ndi hano nimunshinja imbere y'Uwiteka n'imbere y'uwo yimikishije amavuta, ngo mbese hari uwo nanyaze inka ye, cyangwa mu iki gice cya kangahe nacyo kivuga ngo hari uwo nanyaze inka ye, cyangwa hari uwo nanyaze indogobe ye, ngo ninde cyangwa ninde natse indogobe ye ikampuma amaso ngo mbibishyure. Imana idufashe cyane. Dusomye amagambo atari make kandi avuga ijambo ry'Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana, dusomye ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa mu bice byaho twarebye, riratubwira ngo ni ijambo Pawulo yari arimo abantu bamushinja, ariko atangira arimo kwisobanura. Avuga ijambo nakunze cyane muri biriya bice 16 umurongo wa 24, havuze ngo nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngo nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi. Arangije akora detail, aravuga ngo imbere y'Imana, ngo ndetse n'imbere y'abantu, ngo iminsi yose. Haleluya. Ngo kugira umutima utandega ikibi, kugira umutima. Pawulo yaramaje kwisobanukirwa, amenya na ambition, nicyo ngo atekereza, nicyo ashaka. Aravuga ngo nicyo gituma, haleluya, icyampa tukagira iki cyifuzo. Natwe abantu bose turi muri Kristo, natwe twamenye Yesu, n'abataramumenya tuzamumenya tukamumenya, harangize tugahirimbanira kugira umutima. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo umuntu uri muri Kristo Yesu, niko Pawulo yanditse, aravuga ngo umuntu uri muri Kristo Yesu, ngo ibya kera biba bishize. Haleluya. Ngo ibisekuruza biba birangiye. Arangije aravuga ngo umuntu abona ikindi gisekuru muri Kristo Yesu, ni amateka yaba mabi y'umuryango. Hanyuma bakajya bakubwira, hari nabo bantu baba batifuza kukumva amateka y'imiryango yabo kubera ko history nimbi, amateka yabo ni mabi. Ariko umva ukuntu ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri Kristo Yesu, ngo ibya kera birashira, iby'amateka yashize n'imiryango ye dukomokamo nishaka ibe yarabaye mibi, ariko muri Kristo Yesu iyo umuntu agezemo abicyaremwe gishya. Haleluya. Nubwo amateka y'iwanyu yaba ari mabi, ariko umva inkuru nziza, muri Kristo Yesu hari inkuru nshya, nuko ibya kera bishira.
Imana ishimwe, naho papa yaba afite amateka mabi, naho mama wawe na sogokuru na bya bisekuruza ndetse n'igihugu cyawe niyo cyaba gifite amateka mabi, ariko muri Kristo Yesu Imana ishimwe, hari indi identity, hari ubundi buryo, hari indi mibereho mishya, hari ubundi hari ubundi bwenegihugu bushyashya butariho amateka mabi muri Kristo Yesu. Abagezemo babona ubuzima bushyashya. Rero Pawulo arandika aravuga ngo nicyo gituma mpirimbanira kugira uyu mutima utandega ikibi. Imana ishimwe, ariko icyamfasha tukagendana uyu mutima ndimo kuwusaba, Imana nawe wiguhe, Imana nawe iguhe uyu mutima mushya, umutima utakurega ikibi, ngo iminsi yose, ntabwo ari nijoro nshuti yanjye ngo ku manywa tubyihorere, ngo ni iminsi yose ngo mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngo haba imbere y'Imana, imbere y'Imana, ngo ndetse n'imbere ya Satani, imbere y'abantu, ngo yewe Imana nakane dushaka tukongereho, n'imbere ya Satani tugoye kumuhamiriza ko yuko turi abana b'Imana, yuko twakijijwe, yuko dufite ubumuntu, baba abantu batatureba cyangwa batureba. Umuntu akwiye kugira umutima, haleluya, utamurega ikibi. Nakunze Samweli twasomye ngo mu gice cye, muri biriya bice twasomye, Samweli yitangiye ubuhamya. Umuhanuzi Samweli ndamukunze. Samweli nawe ndetse aravuga ngo mubizi neza guhera mu buto bwanjye, mu myaka yanjye y'ubuto muzi ko nagendanye n'Imana, ngo ndinze nkura. Arangije amajije gukura yandika urwandiko asubira iwabo ku musozi. Arangije aravuga ngo muzi ko nagendanye n'Imana, ngo mpagaze hagati yanyu nimundega ikibi, hari inka natwaye yanyu, hari icyo munshinja. Abantu bamurebye bamuburaho icyaha, bamuburaho ikintu kibi. Samweli bamubona mu mutima witangira ubuhamya. Uyu mutima Imana ikawuduha, uyu mutima Imana ikawuduha, umutima utaturega ikibi, umutima utaturega ikibi, umutima uyu mutima Imana ikawuduha. Umutima ni nako Pawulo yasoje urugendo nawe. Nkunze abakozi b'Imana ukuntu basoza urugendo, basoza bitangira ubuhamya. Pawulo nawe yaranditse abwira umwana we Timoteyo, arangije aramubwira ngo nagendanye n'Imana. Imana ishimwe cyane. Arangije Timoteyo aramubwira ngo mu minsi yanjye ubundi nagendanye n'Imana, narinzi ibyo kwizera. Arangije arivuga we kuko arisobanukiwe, azi ukuntu yagendanye n'Imana. Nibyo bibaye kuri uyu mukozi w'Imana Samweli ku mudugudu atuyeho, umudugudu utuyeho, umuryango utuyemo, abo mugendana, wahagarara ukihamiriza uvuga ngo nagendanye n'Imana, ntacyo nishinja. Imana idufashe muri iyi minsi tugira imitima kandi ntitugire imitima ihombarika. Ntabwo ari yo kwibombarika gusa, ngo umutima wanjye ntabwo umucira urubanza. Hoya, imirimo yawe, ibyo ukora, kwera kw'Imana, Mwuka Wera nawe akajya duhamiriza imbere y'Imana. Imana ishimwe ko tudafite imitima iducira imanza y'ibyaha. Imana ishimwe. Rero umwanditsi Yohana nawe mu bice byaho 3:10 muri 20 arangije aravuga ngo iyo umutima, haleluya, ngiyo umutima udafite urubanza, iyo udafite umutima ugucira urubanza, ngo abantu b'Imana ngo baratinyuka bagasaba, haleluya, ngo ngiyo umuntu adafite umutima umucira urubanza, ngo aratinyuka agasaba, arasaba imbere y'Imana, ngo kubera yuko yitondeye ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana imfashe twumvire ijambo, ngo kubera yuko yitondeye ijambo ry'Imana. Iyo umuntu adafite umutima umucira urubanza, iyo umuntu adafite yuko abantu bamucira urubanza kuko yakunze gukiranuka, niko ijambo ry'Imana ryavuze, ngo kuko yakunze gukiranuka ngo nicyo nanjye nzamukiriza. Umuntu w'Imana wakunze uyu mutima utamucira urubanza, ngo nicyo gituma Imana izamukiza. Imana iguha umugisha cyane. Iri jambo ry'Imana riramfashije
kugira umutima utaducira urubanza imbere y'Imana n'imbere y'abantu iminsi yose. Nshuti yanjye, nijoro no ku manywa bwaba bwije, twagiye i Burayi cyangwa turi mu Rwanda, waba uri muri karitsiye cyangwa utazirimo, dukwiye kwitangira ubuhamya. Imana idufashe, iduhe uyu mutima ku manywa na nijoro, tubwire isi, tuyihamirize imbere y'Imana n'imbere y'abantu, kubera yuko dufite imbuto itabora iri muri twe, ari ryo jambo ry'Imana, ari ryo tegeko rishya Imana yashyize muri twebwe ryo kwizera Kristo. Kandi muri Kristo twahawe ubuzima bushya bwo kugendana na Yesu, tugasa nawe ku manywa na nijoro. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo muri misozi yo, haleluya, muri nzabya, avuga ijambo byinshi, atugereranya n'umucyo, atugereranya n'impinga ku musozi, ngo ntabwo zakihishira, atugereranya n'ibintu bikomeye, kubera yuko yadushakaga n'ikintu gikomeye cy'umutima utaducira urubanza, umutima wubashye Imana. Nshuti yanjye, Imana idufashe kugira uyu mutima mushya mu bihe dusohoyemo. Tugira imitima itaturega urubanza, itugira imitima itaturega ibyaha, kugira ngo ubwo azaza Yesu ngo tuzamurebe tudatewe n'isoni, tudafite isoni zo kumureba mu maso kubw'ibyaha, ahubwo kubwo kwera no gukunda Imana izatusange dufite imitima itaducira imanza. Imana iguha umugisha, wakoze kumva no kurarika no kumva no agera hano kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Gira umutima utagucira urubanza. Yesu ari kumwe nawe. Muri Yohana 15 yavuze ijambo riranezeza ngo ntacyo mwakora ngo mutamfite, ngo nta n'urubuto na rumwe twabasha kwera. Imana ishimwe. Nasomye mu nzandiko mu bice 7 by'Abaroma, Pawulo yarivuze aravuga ngo rega ngo njyeweho muri ibyaha. Arangije yideklara aravuga ngo muri ibyaha, ariko ageze hasi aravuga ngo ariko Imana ishimwe ko nzanesha ku bwa Kristo Yesu. Imana ishimwe ko nzanesha ku bwa Kristo Yesu. Aravuga ngo ubundi nkora ibyaha ngo ku bwa kamererega, wari igihe nshiduka nabikoze, ariko mu bice 7 aravuga ngo ariko Imana ishimwe, haleluya, ko nzanesha ku bwa Kristo Yesu. Mwanditsi yaranditse mu Bafilipi aravuga ngo ni Yesu duha kunesha kugeza imperuka. Imana iguha umugisha. Yesu aracyari kumwe natwe, umurwanyi aracyari kumwe natwe, utuneshereza turi bugufi. Komera, shikama, haranira kugira umutima utakurega ikibi, kuko nugira uyu mutima ngo uzatinyuka usabe, nkuko ijambo ry'Imana ritubwiye imbere y'Imana. Imana iguha umugisha, kandi Imana iguha umugisha, duhana umugisha, iduha izi mbaraga zo guhamya, zo kugendana n'Imana. Imana idufashe cyane. Reka dusengane. Ugira icyifuzo cyiza cyo gusaba Imana uyu mutima wo kutakurega ikibi iminsi yose imbere y'abantu cyangwa imbere y'Imana. Imana ikumugisha cyane. Data wa twese mwiza, giti cy'inganzamarumbo, Imana ikomeye, Imana rubasha, si umwami wacu Yesu. Mana, iri ni ijambo ryawe, ni ijambo, kandi umwanditsi w'Abaheburayo yararigereranyije aravuga ngo ni nk'inkota ibasha kugenda igahinguranya, igakatakata, ikagira ibyo ikusa. Imana ishimwe. Ndakwinginze Mwami, kugira ngo iri jambo ryawe umuntu wese uryumva, natwe Mwami turivuze, ritugirire bitubemo ubuzima, tugiriye imitima yera imbuto itaducira urubanza, kugira ngo ubwo uzagaruka Yesu tuzase nawe tudafite imitima iducira imanza. Cyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose, bigusabye nizeye Kristo, none n'iteka ryose. Amen.